ngiye kuba inzirakarengane z'ibibazo byanjye. Mana koko wantabara. Shadudu ibyanjye ni ibibazo gusa. Ni uruhurirane rw'ibibazo byaje binyituraho pe. Kesi. Bari baraje gusura. Ansura ibiki? Ubwo kaje kunsonga kugira ngo gatware amagambo yo kujya kumbuza gusa. Ntabwo mukeneye nagende. Wagashinzi we! Abira sindisoni. No! Urugendo rw'ubuzima ruragoye iyo uhuye n'ibiguca intege wumva byose birangiye kubaho bikakurambira ukabona icyizere. Papa Kare, nubwo ibi tuba tubikora ariko nishinja urubanza pe, mba numva bitanshimishije. Erega nk'abantu mwe isi ni ishuri ababyeyi bakuvaho inshuti zakwanga ukibera uhora urira agahinda gashengura umutima ukibera uhora urira agahinda gashengura umutima nyamara ubuzima burashoboka inyuma y'ubwo buzima hari ubundi buzima nyamara ubuzima burashoboka inyuma y'ubwo buzima hari ubundi buzima. Urambaza ngo nagomeze neza. Byo nta kibazo mfite. Utameze neza. Byagenze gute? Nakazi buriya. Stress z'akazi biraza gushira. Yeah, sure. Be, Ako nari ngukumbuye pe. urakoze cyane. Baze nta kibazo ndetse nakanga kumbaza. Nari kubaza hahise hawe cyangwa se ngo Odette kwanza ibaze. Urabizi ko aho nagukwira hasi. Jewe ibyo namenye ni byinshi. Wonyine wambwiye ko utari umukobwa wo gukundwa, ibyo mbirengaho. Urabizi neza ko ubuzima wabaye murabizi uburyo nagukukuyemo aho mugejeje hasi, sibyo? Hanyuma ku buryo n'umuryango wanjye n'inshuti zanjye n'abantu dukorana bambaza ukuntu umukobwa nkawe namuzanye mu buzima bwanjye. Byose mbirengaho. Ariko ibyo byose nta gaciro yigeze ubiha. Nise sheri. Ntabwo nsobanukiwe. Urashaka kunyibutsa hahise hanjye. Urashaka kunyibutsa ko wankunze ntari wo gukundwa. Ikibazo ni ikihe? Tobura umbwire ni ikihe kibazo gihari? Ntabwo ndimo gusobanukirwa. Sobanura nabwo no kumva icyo ushaka. Ni kidasobanukiwe. Reba rose nagukuye, reba uburyo bwose wamvunye, sibyo? Nawe ubwawe urabizi, nawe uri umuhamya w'ibyo. Warangiza ukabirengaho. Ukandutisha Jacksuriye.
ese usheri ubu koko turabona no gupfa Jackson. Iki turi muri aseka iki? Nese Mustafa byagenze bite mbwira. Mbonye no kwicara umugongo kakaka bimeze gute? Ikintu cyose uzajya ushaka kukimenya. Mustafa kugisha ukuri. Wese aya mabara waravukanye mu mbanga? Ni imodoka yakugonze? Wa neke ko nawe ucira mukasoro ugatwara nyoko nawe kuri hafi. Ukise. Nese ranye imodoka izangonga nkuko yakugize. Yakoze yaguhemukiye. Ni madame. Umugore wawe. Ubu nita ifite amacupa yanjye undi eba. Umugore wawe aragukubita. Umva. Iryo ni ihohoterwa wakorewe. Ukuri kujya kuri ibi bakakurenganura. Uki? Yeah. Ni ihohoterwa iryo ngiryo. Nukuri kose iryo ni ihohoterwa wakorewe. Magambo yawe bayite kwe. Ubu umva hanganje muri ribu wongeye kujya kurega umugore ngo yankubise. None ntiyagukubise se nibigaragara. Ni amabara se wisize. Nibikomere. Kandi wahohotewe nyine. Cyayo. Shamani byihorije rwose. Ahubwo mbwira ikintu wamumagarira. Ahubwo nta kibazo basi gonga. Kuguhohoterwa kwa. Nawe kuzahohoterwa ejo bundi. Manzi zikize. Aye baba. Ngurushira mukasuru ugatwara nyoko. Nawe nejo bundi. Uriya mugore wawe nabonye. Kandenga ukankora ibintu nk'ibyo ngibyo koko wibagiwe. Please. Ntega amatwi nyumva neza. Ahise hanjye hararangiye. Sibyo twarayihoreye. Uyu munsi ntabwo nibaza abantu baza mu matwi bakakubwira ukabatega amatwi kurusha uko nge wanyumva. Sibyo? Ntabwo nibaza ibintu no kumbwira wabibonye. Sibyo? Wabyumvishije n'umuntu wabikubwiye. Mbabarira ndakwinginze umbwe umuntu waduteye. Uribagiwe ubuzima bwose mwe mubayemo nge nabakuyemo warangiza. Reka mubwire. Numva Dudu kamubwire. Ngiye ukafata nkaho ndi ikigoryi. N'umuntu uzi ubwenge uzaho uzi icyo ndicyo ngiye uzi Claude wariwe. Sibyo? Warangiza ukabirengaho ukaze. Sorry. Aha. Ntundebera ibi ngibi sibyo navugaga. Umuntu umuvandimwe. Umurera ibintu nkabiriya. Koko. Ibiki se kandi? Ubwo se icyo utazi ni igiki? Usibye ko Maribori arwaye. Ko arwaye sida kandi akaba ari we wayimwanduje yarangiza nanjye akayinyanduza. Ahubwo se kuki urimo kuvuga ngo ni jyewe nayimwanduje? Yaba ari wowe ahubwo yimwanduje. Gute se? Ntabwo namubasanganye. Ngo gute se? Njyewe naramubanje. Urangije uza nyuma. Ntabwo ari yego nyine menye ko naramugusanganye. Ni wowe wamubanje. Arangije umutera sida nabarangije ari intera. Nyine wowe waje uzanye kontineri yayo usanga twimereye neza nta kibazo dufite. Uriya mwana yari buzima. Yari imfura y'u Rwanda. Urikumva? None reba umuntu ukuntu umaze kumutesa udasanzwe aravuvuka. Umaze kuhagera nibwo ibintu ahubwo wiyawe ishobora kuba ari imisaraba nka 20 kuko umwana yese ahinduka aburwirungu atangira kugira umushiha atangira kuciragura atangira kujya byose niwe wabizi. Ubu ninjye napfusa umusatsi. Nijye wanapfusa umusatsi. Ubu se niwe reba aho kungana na kirida maze usigaye unywa amata y'inshyushyu akagera mu nda yabaye ikivuguto warangiza ugasara ibyo ngibyo ko mwaje muri waje ugabanya amagambo tujye kumunzani ahubwo igimaze nkubaza pasiteri wo mu kabari urimo kunywa inzoga uri pasiteri aya amazi y'umugisha se atangiye ngo bya pasiteri byo super pasiteri bizanya no gute. Umva rero nkubwire untege amatwi unyumve neza sibyo ndashaka kubwira ngo bari kundekera mu buzima nari ndimo bwari buba ariko ntacyo bwari buntwaye sibyo nashobora no kubwenjoyinga ntabaho niba waranziye mu buzima kugira ngo bashe kunkomeretsa sibyo jyana na Zamda wawe jyana na Zamda wawe babarira bashakishije amakuru ndinginga saba imbabazi ukuri ibyo saba imbabazi kumbi no kugira ngo umva wigenda komezanya na Zamda wawe reka mubwire komezanya na Zamda wawe ntuvire mu buzima sibyo reka mubwire ntabanya dekura asundi umeze gute we nta soni ese ubundi bwa Zamda ni muntu ki waraje wakobwa je nabona Zamda ari mwiza reka musobanure ukuntu byayi byibuzi nafata kesi tubana wenda Zamda ntagwa nzi ambona gutya ngenda urumva neza
ariko wagiye ugabanya amagambo ngabanya amagambo iki se ibyo ngibyo urumva ari ikintu ukwiye kumbwira wereka ngiye cyakoze reka mubwire Mustafa noneho fungura amatwi nkubwire neza cyane ukize ibyago ngasanga Maribori yaranyanduje wowe n'umuryango wawe n'umugore wawe n'umuzakukomokaho wese bahinduka ivu byarangira hano kuri ikarita y'isi byahita birangira kabisa umva rero nkubitse ikintu kimwe nyibutse iki narakubwiye ngo nari narizima ntuzigire nari uvuga ku muryango wawe umuryango wawe ntawuvuga ndawuvuga kubera ko niwo nyirabayazana no kungira gutya ngiye kumera muzana sida muyizana mu bantu gusa mwebwe kubabona mugenda ikigore cyawe kingana kura kumbikira harya ngo uzangira ute umva n'umuryango wawe wose nzawuzimya n'inkoko yiwawe ndayisanga umva rero mugore cyo nzagukora iki nzakomeza uruhara muri iryo jisho shyira ahangaha bizagenda bite vuga nzakomeza uruhara mu jisho okay ubwo icyo nzi cyo ni kimwe ari mu ijuru ntibazakwakira ari n'ikuzimu bazakwakira uzasigaramo hagati kandi uzayibona sigara nanywa n'izo nzoga sha unanazishyura zishyura se muza amafaranga n'ubundi abantu nkamwe mwabayeho kuva na kera wakiraya waruraya rw'urusaza we karuko gisa mbehe n'uruhara sikinga ndazinkonye ndahize mu zishyura bakubwiye ko jewe nabuze amafaranga jewe mwagiye mu mwanya ya kuri nuzuba koko umukobwa nk'aba agenda gutyo nk'umuntu wasinze kubera iki Ndashaka umbwire watangiye gukurumukana na Mustafa ryari gute kubera iki ariko bimeze ihangane n'ukuri kose muri wo ihangane gusa ngiye kubikurikirana kandi ngiye gukora buri kimwe cyose byose biraza kujya ku murongo ceceka ihangane sibyo agakiza karambitse hasi umunsi ujya kwinjira amaguru y'abandi bagore uvuze ngo utu mugore uvuze ngo iki ndavuze ntuntera ubwoba twasanze ufite virusi itera sida urugendo rw'ubuzima